umunyamuziki mu buryo bwo kuramya Imana no kuyihimbaza. Umuziki ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma ubupasiteri nk'uko yari avuze ni umurimo wo gushumba itorero rya Kristo. Hanyuma rero byose bihurira ku kintu cyo gukora umurimo w'Imana. Amen. Byose biruzuzanya, ni ingingo zitandukanye ariko ziba zifashe ku ntego imwe. Ni ukuvuga ngo iyo dukora umurimo w'Imana nk'abapasiteri, ni urugingo rwo gushumba itorero. Hanyuma ntabwo n'ubundi twabikora neza tudafite abaramyi mu buryo bw'umuziki. Iyo rero tubafite biruzuzanya. Icyo yarabajije ni ukuvuga ngo ubu ni ubuzima nabayemo imyaka 20 toza abaririmbyi ndetse ndirimba, ariko aho maze kwinjirira mu muhamagaro wo gushumba itorero, n'ubundi ntabwo byari bihagije gusa kuvuga ngo ndi pasiteri, ahubwo kugira ngo bigende neza nuko hagomba n'ubundi kuganza, hagomba kuboneka abaramyi baririmba. Nubwo nakwigisha ariko ntibiba bihagije, hagomba kuboneka n'ubundi n'abaririmba. Kuririmba rero n'umuziki no kuba umupasiteri, ibyo zose zuzuzanya mu kintu cyo gukora umurimo w'Imana. Murakoze. Arakoze cyane, atubwiye ko umuziki n'ubupasiteri byose byuzuzanya mu rwego rwo kuramya Imana no kuyiha icyubahiro. Nanone ikibazo cya kabiri wenda tugira ngo tukubaze kuri icyo, dushingiye kuri mwene data uraha, nawe wenda araza kudusubiza, si ubukeka. Akenshi iyo tubona uyu aririmba indirimbo zitari zo mu ikanisa, za sekira, bazita ngo ni sekira music, aba nk'abashumba cyangwa se mwe mwakoze umuziki wo mu itorero, iyo abasore bacu bakora izi ndirimbo mubifata mute? Mwadushishikariza mute kubikora? Mwatubwira kubivamo cyangwa kubireka? Murakoze. Bibiliya itubwira amoko 3 y'impano. Hari impano z'umwuka, n'impano 9. Hari izitwa ngo ni impano nyobozi cyangwa se impano tubona mu gitabo cy'Abefeso 4:11, impano nyobozi cyangwa se impano z'imirimo. Hakaba igice cya 3 cyitwa ngo ni impano karemano cyangwa kavukire. Ni ukuvuga ngo ni impano umuntu avukana, yamara kuyivukana amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Mwuka Wera akayihumekera, igakora umurimo w'Imana. Muri izo mpano harimo impano zo kuririmba. Ushobora kuvukira mu muryango udakijijwe, mu bwoko utaramenya Yesu, ndetse nawe ubwawe utaramenya Yesu, ariko ukaba ufite impano yo kuririmba. Kuburirimba rero si igisobanuro cy'uko wamaze kwizera Yesu Kristo, ariko rero kuba ya mpano uyifite yo kuririmba ni byiza kugira ngo ihumekerwe n'Umwuka Wera, hanyuma ikora umurimo w'Imana. Aba bene data rero baririmba bakarimba izindi ndirimbo zitari indirimbo z'ubutumwa bwiza cyangwa zo guhimbaza Imana. Iyi nama njyewe nabagira ni uko ziriya mpano zo kuririmba bafite bazivunjamo kuririmba indirimbo z'Imana, kugira ngo zibashe kubaka ubuzima bw'abantu benshi, abantu baze basanga kuri Kristo. Amen. Hanze nubwo tubona nkaho hari ubuzima, ariko impano yose iyo ivuye mu itorero ntabwo igira ubuzima hanze. Isubizo yaravuze ngo nta mana nta buzima. Imana iheze umugisha.
arakoze cyane turacamugarukaho mu kanya. Reka tubaze Sam G6 kuri umuhanzi umuririmbyi wa secular music, izi ndirimbo zawe uzihuza ute n'ubuzima bwa gikristo? Hari abatubwira ko izi ndirimbo abaziririmba aba atari abakristo cyangwa se ari abapagani mu magambo yumvikana, ariko se nkawe umuhanzi nyirizina ubasha ute guhuza uyu muziki batubwiye ko udahumekeye n'ubuzima bwa gikristo ubayeho? ndi umwana wavukiye mu bakristu, nkaba ndi umukristu. Rero ibyo wari uvuze ibyo ndirimba umuziki wa culture, ariko navuze ko sekira ntoikora nyandika indirimbo za sekira z'Imana gospel, ndazandika nkandika na music culture. Sasa izo zose yakoze harimo z'Imana yakoze zirahari, hariho za culture nizo abantu banzimo, naho za sekira nazo zirahari, nzazikora nazo. Rero ibijyanye no kuririmba, Satani ntabwo izitanga ubwenge bwo kwandika indirimbo, n'Imana ikutaha. Kandi ikindi nje ntabwo nyabishakishije kuva mvutse, ntabwo ndaja mu ikorari, ariko hari igihe njyama nkumva ibintu biraje nkabyandika bikavamo indirimbo. Rero n'Imana yabimfashijemo. Naho ibyo kuvuga ngo bya shitani bivana n'indirimbo wanditse. Hari indirimbo nimwibagirwa ko turi mu isi, hari indirimbo zimwe zivuga ku bantu barekanye mbese bafite ikibazo, wabakoraho wabaririmbira ugasanga urabahujije, nawe ni umuhamagaro. Kandi ikindi wari uvuze nuko abenshi hano baririmba gospel hano mu matelefone yabo baba bafite indirimbo za sekira, sinzi niba hari ikibazo. Rero ibyo ngibyo nje ntabwo nize music, pastor yabivuze ko yize music, byinshi yabisobanuye, nuko kuko nje bisobanura. Je ndi umukristo, n'abahanzi abenshi baririmba. Ese umukristo ni ukumenya ko mu mutima wawe harimo ibintu Imana ikunda. Ntabwo ari ukuvuga ngo urambona gutya ngo uhite utangira kwanalize ibyo ngibyo, ntabwo biraba. Twakongera amashyi rwose, abisobanuye neza. Aravuze ati nubwo muri izi ndirimbo ubuzima bwa gikristo buri muri je kandi ndi umukristo. Niyo mpamvu nabatandukije. Hari igihe abantu babona abantu niko duteye, ukabona umuntu aririmba indirimbo zitari z'ikorari cyangwa zo mu ikanisa, tukamujajinga tukamwita uwo atari we. Ariko tubwiye ko bidashobora guhindura cyangwa se kuafectinga ubuzima bwe bwa gikristo, kandi atwemereye neza ko umukristo yavukiye mu itorero. Ico ngira ngo tucemezanya, niko bimeze. Ko mwacecetse? Iwe atubwiye ko indirimbo akora bitamubuza kuba umukristo, ariko abenshi dutekereza ko abazikora atari abakristo. Dusoza rero inama mwaha urubyiruko cyangwa abantu bose muri rusange ni izihe kuri iki kiganiro dukoze? Wahera kuri Samuji hanyuma tugasoreza kuri pastor. Inama nyubwira bagenzi banje n'abandi bankuriyeho ibijyanye na music,
mbibutsa ko ejo hari indirimbo yanjye izasohoka izaja hanze, ugomba kunshyigikira. Ya indirimbo ejo izaja hanze kuri Sam J6. Nifuza ko nyotera akaririmbo k'Imana kamwe kanje nyanditse k'Imana. Urandinda uri musubana nanjye ndagushima, amagambo ni menshi n'umugariko n'ibite byo gukora, urabizi ko nacyo no guha ubashe kuba wagira icyo umorera, n'umwuka umurika muhaye Mana. Thank you for my family, Jesus uri munsi uhoraho. Koko turirimba n'iz'Imana, turirimba n'iz'Imana. Rero abo uko nje nyobasha kubabwira, hano dufite impano zinshi cyane, kandi mbona abantu bamwe batazikoresha kubera impamvu ngo mu mago, kandi ziriya mpano zizana laje, zizana ifaranga. Rero muve muri bwa bujiji iki n'iki, mukora ibintu mushaka ifaranga. Hano hanze ibingibi dukora zinjiza ifaranga. Ufite impano yo kuririmba, hari bamwe bandika, nje nyandika gospel, ukeneye kuza nkakwandikira indirimbo iri muri Afrobeat, uraza ukankubita ifaranga, nanjye nkaguha indirimbo yuzuye neza cyane. Rero babwira bagenzi banje, yego mukunda Imana, mukore buri kintu cyose cyiza kidatuma mubangamira Imana, ariko ikindi cyose ewa nukuvutura gusa. Rero ndabashimiye, bari bantunguwe ntabwo nari mbyiteguye, pasiteri arabirangiza byose. Arakoze mugenzi wanjye. Njyewe inama natanga nuko twakoresha impano Imana yaduhaye mu murimo wayo, kubera ko mu murimo w'Imana harimo ubuzima. Kenshi dutekereza ko wenda impano dufite zidashobora gukora umurimo w'Imana ngo zidutunge, ariko harimo ubuzima. Haleluya, harimo ubuzima. Ushobora kugera ku bintu bikomeye kubera ko wakoresha impano y'Imana kandi ukayikorera mu murimo w'Imana. Cya kabiri, ku bafite impano, mureke duse n'ibyo twizeye. Nimba tuvuga ngo mu by'ukuri impano zacu turazifite, turi abakristu, ku bantu batureba uruhame ndetse n'aho tubwira ku bantu batatuzi, ni byiza kugira ngo duse n'ibyo twizeye. Urugero rwa nyuma, ikintu cya nyuma abantu bagomba kutureberaho cya nyuma giheka ibindi byose, kuko ni byinshi, ni ukwera imbuto. Nimba tuvuga ngo dufite impano kandi turi abakristu, mureke bigaragazwe no kwera imbuto. Abantu batubona ubone ko twera imbuto z'Umwuka Wera. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nasubira